Ku isi ibintu bishobora kuguha itandukana n'abandi bantu ni byinshi, ariko kimwe muri byo harimo amazina kuko abenshi baba batayahuje. Abahanga bavuga ko izina buri muntu aba afite rigira igisobanuro cyihariye kandi rikaba rigena imico n'imyitwarire ya nyiraryo. Ese wari uzi ko izina ry'umuntu rimusobanura? Muri iki kiganiro nabategura ibisobanuro bw'amazina atandukanye ndetse n'imico ikunze kuranga ba nyiraryo. Tugiye kubagezaho ikiganiro n'umubyeyi Dina nk'ibisanzwe. Mbahaye ikaze. Izina Diane usanzwe ni izina rikunda guhabwa umwana w'umukobwa. Ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini Diviana, rikaba risobanura umuntu ukomoka ku Mana. Diane ni umuntu ukunze kuba ari umunyembaraga ku mpande zose. Ikindi akunze guhirwa cyane mu ishoramari. Diane aba ari umukozi mwiza, haba mu buryo bugaragara ndetse n'ubutagaragara. Afata ibyemezo byiza adahubutse, bitewe n'imiterere ye, bituma abona umwanya mu buyobozi. Ikindi Diane aba ari umuntu ukunze gutuza cyane kandi urangwa n'ikinyabupfura. Ku bijyanye n'urukundo, ni umuntu byoroshye gutereta kuko ahita aza byihuse ntagorana. Ni umuntu uzi kurimba cyane kandi ahora akeye. Mu rukundo Diane niwe ushyiramo imbaraga nyinshi, ku buryo yagushatse wowe uri umusore utamucika. Lydia. Izina Lydia ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki, aho risobanura umwiza. Lydia ni wa muntu ushidikanya cyane, akunda gutanga ariko agatanga afite icyo ashingiyeho cyatuma agaruza ibyo yatanze. Yikundira ubuyobozi kandi wa muntu uhana morale. Akenshi mu byo anavuga hakunze kuba harimo ukuri. Ikindi nanone akunze kuba ari umunyabwenge, ahanini aba ari mwiza mu buryo bugaragara inyuma. Mu byo akora aba yabanje kubitekerezaho. We yanga umuntu umugira inama kandi umuntu ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo abone amahoro. Faustin. Faustin ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini risobanura ngo unezerewe. Faustin ni umuntu ukunze kuba ari umuntu mwiza, akunda urugo ndetse akagira n'inshuti nyinshi, kandi akunze kuba ari wa muntu utabara. Afata ibyemezo bizima ndetse akunze no kugira impano yo kunga abantu. Ni wa muntu ugira urukundo kuko akundanye nawe atajya amubabaza, kandi ni wa muntu uba yikundira ubushakashatsi. Akaba ari umunyamurava mu byo akora. Faustin yanga intambara n'amakimbirane, agira igikundiro kandi yita cyane ku bandi. Innocent. Innocent ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, risobanura umuziranenge. Innocent ni wa muntu utakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose icyo yatangiye atarakirangiza. Aba ari wa muntu ukunda ibintu byo gushushanya ndetse n'imideri. Agira urukundo ndetse akagira n'ubumuntu. Ikindi aba ari umunyamahirwe mu byo akora, yaba bibi cyangwa byiza. Agira impano y'ubwenge bwinshi. Ibyo akora byose biba bisobanutse. Acisha make, aba acecetse, ntagira amagambo menshi. Akunze kuba ananutse kandi mu rukundo ni indahemuka. Angelique. Angelique ni izina rihabwa abana b'abakobwa rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki risobanura intumwa. Uyu witwa Angelique akunze kuba ari umunyembaraga, ariko nanone rimwe na rimwe akaba umunebwe. Kandi nanone akunze kuba ari wa muntu uharanira morali ibihe byose. Ntabwo ari umunyabikorwa ariko ni umunyamipango. Ashobora gupanga ikintu ariko we ntakishyire mu bikorwa, ahubwo akagiha abandi ngo abe ari bo bagikora. Yumva yakwigenga kandi nanone akunze kuba ari umushakashatsi. Ikindi ahora ategereje amahirwe gusa mu bintu bye, ndetse we aba yumva ibyo yakora yabikora mu nzira ze gusa. Grace. Grace ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu rurimi rw'Igitaliyani, rikaba risobanura impuhwe. Ubundi umuntu witwa izina Grace aba ari wa muntu usobanutse, ucukumbura, yewe akaba ari n'umunyamutima, ariko agakunda gukinisha ndetse no gutanga inama. Atekereza byihuse kandi agatekereza neza. Abika ibanga kandi akagira n'impano y'ubushoramari. Ikindi aho aba uri hose ashaka kwigaragaza ngo bamubone, abinyujije mu bwenge bwe afite. Izina Charles. Charles ni izina rifite inkomoko mu Kidage, riva ku ijambo car, risobanura umugabo wigenga cyangwa se umuntu witwara kigabo. Charles ni umuntu ukunda gusabana n'abandi kandi agira inshuti nyinshi, ariko nanone akagira amarangamutima. Agira amagambo meza ndetse akaba na nyirabayazana w'ibintu bishobora guteza ikibazo. Igihe kimwe ntabwo yihangana kuko agira umujinya byoroshye. Nawe ni wa muntu ushaka kwigenga
ndetse aba anashaka gukora ibintu mu nzira ze ntawe umuyoboye. Christian ni izina rihabwa abana b'abahungu rikomoka mu rurimi rw'ikigereki rikaba risobanura Mesiya. Christian ni wa muntu ukunda gusabana n'abandi kandi agira inshuti nyinshi, ariko nanone akagira amarangamutima, agira amagambo meza ndetse akaba na nyirabayazana w'ibintu bishobora guteza ibibazo. Igihe kimwe ntabwo yihangana kuko agira umujinya byoroshye, nawe ni wa muntu ushaka kwigenga ndetse aba anashaka gukora ibintu mu nzira ze ntawe umuyoboye. Hozine ni izina rikomoka mu rurimi rw'ikigiriki ndetse n'ururimi rw'igitaliyani bikava ku izina rya hoze bisobanuye iroza cyangwa se ururabo rwo mu bwoko bw'iroza. Hozine ruriho arangwa n'itegeko kuko aho ari abashaka gutegeka. Iyo atangiye ikintu atuza ari uko akirangije, agira imbabazi kandi akishimira gufasha ikiremwamuntu. Wa muntu ushabutse kandi urangwa n'umutima mwiza, ikindi kandi wa muntu wizerera mu itegeko, umwanya ndetse no kugaragara neza mu bandi biba ari ingenzi kuri we, kandi ahora ashaka uburyo bwose abandi bamwiyumvamo. Ikindi kandi agira impano yo kwishakira icyerekezo. Irene ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikigereki rikaba risobanura amahoro. Izina Irene ni uryitwa usanga ahanini ari umukobwa cyangwa umugore ugira amarangamutima menshi, umutima woroshye, ahangayikira umuryango we cyane n'urugo rwiwe rufite. Agira ibakwe, akunda akazi, ashaka kwigenga, abashaka gukura vuba agahabwa n'inshingano. Irene akunda amahoro ku buryo ashyiramo imbaraga zose abantu bose babane neza. Irene ababara vuba ariko ntabwo agira inzika, iyo agize umujinya n'uburakari yihutira gusaba imbabazi. Joseph ni izina ryitwa abana b'abahungu cyangwa se abantu b'igitsina gabo, rifite inkomoko mu rurimi rw'igiheburayo rikaba risobanura Yehova yongere cyangwa se Yehova twongerere. Joseph akunze kuba ari umunyakuri, umunyamigisha, ari inyenyeri y'abandi ndetse rimwe na rimwe aba ari umuvumbuzi, arangwa n'ibitekerezo byubaka. Ikindi kandi akaba ari umunyamurava, afite impano yo kuyobora ahanini, akamenya no gukemura ibibazo, kandi akaba ari wa muntu udahangayikishwa n'uko atarangije ibyo yatangiye, ahubwo akabiharira abandi. Akorana umurava mu kazi ke ndetse aba yizerera mu mategeko. Louise ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka ku rurimi rw'ikidage rikaba risobanura wahembewe urugamba. Louise ni wa muntu ugira ubuntu, ariko ubwo buntu bwe akabugira ku muntu uzamwishyura. Ahorana morale, arasabana kandi akaba ari n'umunyabwenge. Ikindi ahora ashaka ubwiza kandi akaba ari wa muntu ukora ikintu ari uko yabanje kugitekerezaho. Aba yumva yayobora abandi, ni umukozi mwiza kandi akaba ari wa muntu ugira umutima ukomeye. Aba yumva yakora ibitandukanye n'iby'abandi kandi akikundira politiki n'ubuhinzi. Theogene ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu rurimi rw'ikigereki risobanura ukomoka ku Mana. Theogene ni umuntu ushima kuba yayobora buri wese mu buhanga bwe, agakora icyo we ashimye abandi batashimye, kandi iyo bimushobokeye buriya bagira ibitekerezo byiza. Arangwa n'amarangamutima mu byo akora byose, agira impuhwe, ni wa muntu utekereza, yewe ni nawe muntu ushobora kubitsa ibanga ntarimenye. Akunda gutega amatwi cyane ndetse akunda ibirori, kandi nanone akunda kwiyoberanya. Izina Ornella ni izina ry'abana b'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'igitaliyani risobanura igiti cy'indabo. Ornella ni wa muntu wihangana kandi ugira umutima ukomeye. Iyo urebye ngo aba ari umunyeshuri mwiza, akira ubumenyi mu buryo bworoshye kandi akanabukoresha neza. Ashobora kuba ari umwere cyangwa ari umunyabyaha, akunze kuba n'ibibazo by'ubucece ntawe abibwiye. Ahora we yumva yahora mu mutuzo, akunze nanone kwishimisha mu buzima, mu rukundo, gutembera, kandi ibyo yemeje aruhuka ari uko abirangije atitaye ku ngaruka mbi ari bubigiriremo. Akunze kuba ari wa muntu uvugisha ukuri ndetse wubahiriza na gahunda. Desire ni izina ryitwa umwana w'umuhungu risobanura gushaka cyangwa kwifuza. Desire aba ari umunyembaraga mu buryo bwose, akunze kuba ari umushoramari ndetse aba ari n'umukozi mwiza, haba mu mitekerereze ndetse no mu bikorwa. Ikindi akunze gufata imyanzuro neza atagize uwo abangamiye,
bitewe n'imiterere ye bituma abona umwanya mwiza mu kazi akora. Ikindi ni wa muntu ujya wikaruma rimwe na rimwe, arangwa n'ikinyabupfura ndetse n'ibitekerezo byubaka. Iyo afite inzu ye atuje akunda umuryango we wose ndetse akanawitaho, akaba ari n'umuyobozi mwiza w'urugo ugendera ku murongo. Ikintu kiba mu mutima we ni ubutabera ndetse n'ukuri. Agnes ni izina ryitwa abana b'abakobwa, rikomoka ku rurimi rw'Ikigereki risobanura utunganye. Agnes akunze kuba ari umunyembaraga uhambaye kandi wihagararaho. Agnes ntabwo ari umwubatsi gusa, ahubwo aba azi no guhiga agahigura. Aba yumva abantu bose bagendera ku byo bashaka cyangwa ku bitekerezo bye. Ashaka ko nta muntu umugenga, ahubwo we akigenga. Akunda ubushakashatsi, kuba ari wa muntu uzi icyo ashaka kandi n'impamvu agishaka, ariko ahora ategereje igihe yazabonera amahirwe maze agakora imirimo ye ntawe umutegeka, akora buri kimwe mu nzira ze. Eric ni izina ry'abana b'abahungu, rikomoka ku rurimi rw'Ikidage risobanura ufite icyubahiro kidahangarwa. Abantu bitwa ba Eric akenshi ari abantu mushobora kwemeranya ikintu, ariko mu minota mike ukabona arahindutse. Ibintu akora byose ntabwo biba bigenda nk'uko abishaka. Akunda kwidagadura n'ubwisanzure nibwo aba ashyira imbere. Eric ntabwo ajya abona umwanya wo kuruhuka kuko ahora ahugiye mu bintu bitandukanye. Ahinduka vuba, wa muntu uba ufite igikundiro. Kandi Eric ahora ashaka ikintu yakora kugira ngo ayobore abandi. Agira impano yo kwishakishiriza icyerekezo cye ndetse no kuzagera ku byo yifuza mu buzima. Esther cyangwa Esther ni izina rikomoka mu Giperesi risobanura inyenyeri. Uyu Esther nawe ni wa muntu wumvikana ku kintu, ariko mwatandukana gato mwakongera guhura ugasanga ahinduye ibitekerezo, mbese muri make arahindagurika. Hari n'ibyo akora usanga bigorana. Akunze kwidagadura, nawe yikundira ubwisanzure nka Eric, gusa we akaba ari wa muntu uhorana morale ndetse akunze kuba afite n'igikundiro. Akunze gutembera kandi wa muntu ushima, yikundira kuvuga cyane. Umuhaye igihano wamwicisha irungu. Richard ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura umuyobozi ufite imbaraga. Richard kenshi akunze kuba umunyamategeko kuko bimuba mu maraso. Icyo yatangiye cyangwa yatangije ari uko akirangiye. Umunyembaraga ndetse akunda no gufasha abantu. Wa muntu wirekura akunze kugira umwanya wo kuruhuka. Ikindi kandi yemera icyo ahawe cyose. Agira impano yo kuyobora ubushoramari, ubucuruzi, ubuhanzi ndetse n'ubushakashatsi mu bya siyansi. Ahora kandi yumva ko yakorera iperereza mu kibazo cyananiranye. Mu by'ukuri kandi ngo nta muntu uba yumva yakwisumburaho mu buryo bw'ubwenge. Yvette ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, risobanura umurashi. Yvette ahorana umuhate wo guharanira ubwisanzure mu buryo bugaragara inyuma, bwo mu bitekerezo ndetse no mu bw'umubiri. Yanga akarengane, agira urukundo rurobanura ibyiza gusa. Yanga umuntu umugira inama. Yikundira ubushoramari n'ubucuruzi, gusa bitewe n'imyitwarire ye akunze guhora yicuza kuba kenshi bimubangamira mu byo akora. Ikindi kandi akunze gukora ikintu mu ibanga undi akacyerekana ariko cyarangiye mu rwego rwo kwerekana ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwe. Turabashimiye mwebwe mwese twabonye muri iki kiganiro, kandi niba ari ubwa mbere twatubonye kuri iyi channel, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bijye bikugeraho kandi bikugereho ku gihe. Ndabakunda, Imana ibarinde.